Mu Kinyarwanda baravuga ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Hagati ya M23 na leta ya Kinshasa kuganira kwabo kwajemo amatiku no gushwana mu biganiro byimuriwe mu Busuwisi i Geneve. Ni izihe ngingo zatumye bashwana? Ese mu by'ukuri ibi biganiro birerekeza he mu gihe baganira ku rundi ruhande bari kurwana muri Kivu y'Amajyepfo? Ikaze mu kiganiro, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Reka twerekeze i Geneve mu Busuwisi aho intumwa za M23 n'iza leta ya Kinshasa zongeye guhurira mu biganiro kugira ngo harebwe uburyo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyakemuka maze amahoro akaboneka. Ni nyuma yaho ibiganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Qatar kubera ibibazo by'umutekano muke rero biri mu burasirazuba bwo hagati. Ibi biganiro bikaba byimuriwe i Geneve mu Busuwisi. Mu ntangiriro z'ibi biganiro byatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2026 hagaragaye umwuka mubi no kutumvikana mu buryo bukomeye aho kumvikanisha impande zombi byabanje kugorana. Hari ingingo zitandukanye zituma batumvikana, ariko reka tugende tuzigarukaho nubwo tutazivuga zose, wumve ukuntu umwuka utari woroshye cyangwa se hari umwuka mubi muri kiriya cyumba aho bari bagiye kuganirira i Geneve mu Busuwisi. Turaza kureba n'impamvu ibi biganiro bishobora kutazagira umusaruro bitanga, kuko imirwano yo ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bituwemo n'abanyamurenge. Ni ibiganiro byo ku nshuro ya 9 byatangiriye i Geneve, bikaba byabaye mu ibanga rikomeye dore ko Ubusuwisi bwari bwanze gutangaza aho bizabera kubera impamvu z'umutekano, cyane cyane intumwa za M23 ndetse n'intumwa za leta ya Kinshasa. Muribuka yuko M23 ifite bamwe bagiye bafatirwa ibihano ku rwego mpuzamahanga, ariko nanone hakaba hashobora no kubaho ubugambanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero ibi biganiro sale byagombaga kuberamo yari yabanje kugirwa ibanga mu buryo bukomeye cyane. Byaje kugeza igihe rero barahura batangira kuganira. Ni ibiganiro byagaragayemo ndetse intumwa ya Katari, kubera yuko Katari yari imaze igihe ifasha ibi bihugu, ifasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bahanganye muri ibi biganiro. Intumwa rero ya Katari yari hari. Ni ibiganiro kandi byanitabiriwe n'intumwa ya Perezida wa Amerika Masad Boulos, kandi hari intumwa y'umuryango w'abibumbye. Hari abantu benshi, gusa ibintu ntabwo byari byoroshye. Ikintu cya mbere cyabanje kugorana nuko ngo leta ya Kongo yabanje kwanga umubare w'intumwa za M23. Ikintu cy'intumwa za M23 ngo cyabanje guteza kutumvikana. Habanza ikintu cyo kureba niba bagomba kwemerwa cyangwa se niba hari ikigomba guhinduka. Ubwo rero ibyo ngibyo byaje kuganirwaho nk'uko umunyamakuru Patient Ligodi w'ikinyamakuru ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI yabitangaje, avuga ko uruhande rumwe rwabanje kwikoma urundi ku bijyanye n'intumwa. Ubwo rero ibyo baje kugeraho babyumvikanaho, gusa kimwe mu bintu byahangayikishije leta ya Kinshasa nuko umwe mu bari muri ibi biganiro cyangwa se mu bahagarariye M23, uyu ari uwahoze ari minisitiri wa Kongo wagaragaye mu ntumwa za AFC M23, bamwita Frank Mwe Di Malila Apenera, wahoze ari minisitiri muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero akaba yitabiriye ibiganiro. Afrique ivuga ko intumwa 12 arizo AFC M23 yohereje muri biriya biganiro. Muri zo hakaba harimo nyine uyu Frank Mwe Di Malila Apenela.
aba bantu 12 rero leta ya Kinshasa yabanje kubikoma, ariko byaje kurangira nyine batuje. Uyu Apenera arazwi cyane mu butegetsi bwa Kabila bijyanye no kuba yarakoze inshingano zitandukanye nka minisitiri cyangwa minisitiri wungirije. Mu nshingano yakoze harimo kuba minisitiri wungirije ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga no kwihuza kw'akarere hagati ya 2014 na 2016, mu gihe hagati ya 2016 na 2017 yabaye minisitiri wungirije ushinzwe igenamigambi. Hagati yo ku itariki 10 Mata 2017 no kuwa 9 Nzeri 2019 bwo yari minisitiri w'ubukerarugendo. Mu bandi bamenyekanye ko bahagarariye AFCM 23 harimo Claude Ibalanki Ekolomba wahoze ari intumwa idasanzwe ya Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Urumva rero abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bazinze umunya, bararakara babonye ko abahoze muri guverinoma ya Kongo bari kwifatanya nabo bahanganye. Gusa baje kugeraho baratuza, baca bugufi, bemera intumwa za M23 baburanaga ku bijyanye n'abo bantu, amazina yabo n'ibyo bari bashinzwe, ndetse no ku bijyanye n'umubare wabo. Ariko abahuza rero bakaba baje kubafasha maze barumvikana kuri iyo ngingo. Ntabwo ari icyo gusa, kubera yuko ikindi kintu cyatumye habaho kutumvikana ni ikijyanye n'intambwe imaze guterwa yagiye iva mu biganiro byabanje. Bamwe bibazaga bati ese kubera iki twemeranyije guhagarika imirwano ibi bikaba bitarakunze? Habayeho guterana amagambo rero, buri ruhande rushaka kwerekana ko urundi ari rwo rwarenze ku masezerano. Ariko nanone M23 ikabaza iti ko leta ya Kinshasa twari twarasinyanye ko izadufungurira imfungwa cyangwa se abafunze bazira gukorana na M23, kuki bitubahirijwe? Ibyo rero ni ibintu bitahise bibonerwa igisubizo. Ibyo rero ngo bikaba bigomba kwigwaho kugira ngo byibura ibyo bamaze gusinyira babanze bagira icyo babikoraho, maze hazarebwe niba n'ibindi bazumvikana bizagira umusaruro bitanga. Ibyasinywe rero byagiye birengwaho, agahenge ntabwo kigeze kaboneka. Ubwo rero ngo bakomeje kuganira mu masaha y'umugoroba, ubwo ibintu ngo bikaba bigomba gusubirwamo, hakaboneka mu by'ukuri ibisubizo bifatika, cyane cyane hashingiwe ku byagiye bisinywa mbere bitubahirijwe. Ubwo rero kuri uyu munsi tariki 14 ndetse no mu minsi ikurikira ngo bagomba kwibanda nanone ku bijyanye no guha abaturage b'abasivile uburyo bwo kubona ibintu bakeneye cyangwa se ubufasha bw'ibanze. M23 bari kuyisaba cyangwa se bari kuyihatira kuba yafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo hajye hacishwaho ubufasha. Ese mu by'ukuri M23 iremera ko iki kibuga cy'indege gifungurwa? Kuki mu by'ukuri havugwa iby'ubufasha gusa? Ese haba hizewe gute niba uruhande runaka, tuvuga uruhande rwa leta ya Kinshasa, rutakwifashisha iki kibuga cy'indege mu gushaka guhungabanya umutekano mu buryo butandukanye, mu buryo bw'amadrone, mu buryo bwo gukorana n'imiryango mpuzamahanga ifasha imbabare, hakaba hashakwa uburyo hakoreshwamo mu buryo bw'igisirikare cyangwa mu mayeri y'igisirikare. Ibyo byose M23 ikaba igomba kubyigaho. Ubwo rero icyo kibuga cy'indege cya Goma kiramutse kinafunguwe muri ubu buryo, ntabwo wenda byahita biba mu buryo bwa burundu ngo indege z'ubucuruzi zihite zitangira gukora cyangwa se izitwara abantu n'ibintu. Ibyo ni ibintu bigomba kuganirwaho, hakarebwa niba iki kibuga cyafungurwa, ndetse M23 ikamarwa impungenge ku bijyanye n'ikoreshwa ry'icyo kibuga, niba nta bugambanyi bushobora kubamo mu bijyanye no guhungabanya umutekano, ndetse no kuba leta ya Kinshasa yakwifuza kongera kwisubiza umujyi wa Goma ku mbaraga. Icyo ibi biganiro by'i Geneve mu Busuwisi bishobora kuzana mu by'ukuri ni uburyo bwo kuba abaturage babona ubutabazi bw'ibanze, dore ko Geneve yagiye iba ahantu h'ingenzi cyane mu kurengera abasivile mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Ibi rero birerekana yuko mu by'ukuri ibiganiro bitazoroha, ndetse wakwibaza niba hari umusaruro bizatanga. Namubwira nti mu by'ukuri biragoye cyane kuba hari umusaruro byatanga, kuko sinekereza ko hari ibintu bikomeye cyane bazaganiraho birenze ibyo baganiriye i Doha bikaba bitaratanze umusaruro, ahubwo ukaba usanga intambara ikomeje guca ibintu, cyane cyane uruhande rwa leta ya Kinshasa rukaba rwarakomeje kugenda rurenga ku gahenge, ndetse rushaka kurimbura abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abanyamurenge. Ibitero rero birakomeje mu Minembwe mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje mu Busuwisi. Mu gihe ku rwego mpuzamahanga bari gushaka ibisubizo, abaturage bakomeje kugabwaho ibitero hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone, bikozwe n'ingabo za FRDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ako gace aravuga ko mu ijoro ryakeye habaye ibitero byibasiye imihana itandukanye irimo Lundu, Kalingi n'indi iyikikije. Ibitero bya drone byatangiye mu masaha y'umugoroba bikomeza kugeza mu rukerera, bikaba byasize ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abaturage. Abatangabuhamya bavuga ko amazu menshi yasenywe, amatungo ari mu inka aricwa, ibintu bifatwa nk'igihombo gikomeye ku baturage bishingikiriza ku bworozi nk'isoko ya mbere y'imibereho yabo. Uretse ibyo, amakuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe agaragaza ko hari n'abaturage baba bahasize ubuzima, nubwo imibare nyayo itaramenyekana kugeza n'ubu. Ibi bikorwa bibaye mu gihe hari icyizere cyari cyatangiye kugaragara ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi, bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bamwe mu bya politike n'umutekano bagaragaza ko gukomeza kw'ibi bitero muri ibi bihe bishobora kudindiza cyangwa gutesha agaciro izo mbaraga ziri gushyirwa mu biganiro. Amateka y'akarere ka Minembwe agaragaza ko kamaze igihe kirekire mu bibazo by'umutekano muke byiganjemo amakimbirane ashingiye no ku moko, ubutaka ndetse n'ubutegetsi. Abanyamurenge ari nabo bavuga ko bibasiwe cyane muri ibi bitero, bamaze imyaka myinshi bavuga ko bahura n'ibibazo by'ihohoterwa n'itotezwa, nubwo hari impaka zikomeye ku miterere y'ayo makimbirane n'impamvu zayo. Ku rundi ruhande, umutwe wa Twirwaneho ufatanyije na M23 ukorera muri ako gace uvugwaho kugira uruhare mu kurinda abaturage no gukumira ibitero, aho bamwe bavuga ko iyo utabaho ahari abanyamurenge baba bararimbuwe. Abakurikiranira hafi ibibera Murenge bagaragaza ko igisubizo kirambye ku bibazo byo mu Minembwe no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange kizaboneka binyuze gusa mu mbaraga z'ibiganiro kurusha uko cyabonekera mu mbaraga z'igisirikare, aho hakenewe ibiganiro byimbitse ndetse n'ubushake bwa politike, cyane cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kugira ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo. Mu gihe Perezida Tshisekedi rero yaba akiri ku butegetsi kandi akomeza kwinangira ku bijyanye no gushaka amahoro biciye mu biganiro, byagorana cyane. Ari nayo mpamvu M23 biciye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo yerekana ko Perezida Tshisekedi akwiye kuvaho, hakajyaho ubuyobozi bukunda abaturage kandi bushaka gukemura akarengane k'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagiye bagabwaho ibitero, bakirukanwa mu byabo, abandi bakicwa hashingiwe ku bwoko, ku ngengabitekerezo y'ivangura ndetse no guheza abaturage bamwe. Naha rero nsoreje ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze namwe turabashimiye cyane. Mukande like, mukunde ibyo tubagezaho, mubisangiza abantu benshi, muduhe n'ibitekerezo kugira ngo ibiganiro bigende bibageraho 5 kuri 5. Reka nsoze mbifuriza kugira ibihe byiza.